inshuti zacu mumeze mute? Tubahaye ikaze nanone kandi urwanya kwiga gucuranga piano muri style y'umukunga. Rero nkuko mwari mwumva ibintu gucuranga ni nafite nka introduction kuko numwazanye gucuranga nk'umukunga akiri kuri tempo yo hasi kuko natangira yenda buke nyine mbere uko ajya no kujya ku bindi. Ibintu bagiye babinsaba ati se uyitanya gucuranga byagenda gute se wabikora gute? Mpamvu uyu munsi nifuje kugira ngo nabyo tubyige ko utanya gucuranga tutarafatisha neza tempo kuri speed runaka ukiri kuri tempo yo hasi kwa kuntu ugenda nyine ukora utuntu kabisa turimo dusa nkaho turimo amarangamutima. Ni mutuntu namuteguriye rero nifuje ko kabigisha uretse ko nifuje no kubigishamo iyi pitch bend ko bakoresha pitch bend maze iminsi mbigisha ko bakoresha gucuranga bass maze kujya kuri level nzo gucuranga bass accompagnement ndetse ko maze kugera kuri level nzo gucuranga umukunga yaba kuri zo mpande zombi. Uyu munsi nifuje no kubigisha gukoresha pitch bend sibyo ko bayikoresha kabisa kumva ibintu bimeze neza. Reka dutangire nayo akandemo ncuranga kirimo ko guke ni rimwe twamo dufata rimwe usanzwe sibyo ngira ngo muri kubona neza rimwe hano twamo dufata rimwe twakubita inshuro imwe kwamanura no kuri pitch bend ngira ngo muri kubona neza ku cameraman ari kwibereka neza kuri pitch bend urayimanura yose inshuro imwe kabiri gatatu kane ariko inshuro dufata kuri pedali inshuro ya mbere nyine tugitangira dukora inshuro ya mbere tufata no kuri pedali izo tuzikora tutafashe kuri pedali inshuro nyuma kwa kundi isa nk'iri kurangira tukamanura kuri pedali akantu mubirebe neza inshuro ya mbere tufata kuri pedali n'inshuro nyuma isa nkaho dusozamo akantu tugafata no kuri pitch bend. Murabyumvise? Dufata kane naho tukamanura pitch bend. Anyuze kane 5 turasoza na kamera inshuro ya mbere tufata kuri pitch bend n'inshuro nyuma kwa kundi tuba twarese nyine ryajwi ririmo ryerangira kubera isaseni tuba twashyizemo sibyo nakambere naka kabona cyane kavaho ndimwe none kwa kundi muri disi muri octave tukazamukaho tugafata iyi rimwe nkuko tubikora kuri rimwe nawe niko turi gukora inshuro ya mbere inshuro kabiri n'inshuro ya nyuma kwa kundi isa yirangira no tugafata kuri pitch bend nta niko bigenda tugafata kabiri rimwe n'ingiyi dore ngo muri kubona kabiri ninge turi gucuranga noneho turisoje twongera
mwabyumvise inshuro enye twongeraho izindi ebyiri zo gusa nkaho tuhava mbere yuko tuhava mu nshuro bwa mbere kabiri noneho inshuro enye za zindi ebyiri none ya kabiri tugafata none kuri pitch bend rimwe gatanu. Rero ko cameraman ari kubereka pitch bend uko ndimo ndayitwara this one left sibyo yego nuko turimo tugenda akambere kaba left akambere kaba ngo akambere B2 this is B cyangwa se C this is do this cyangwa se C sharp sibyo ngibyo wabyumvise dushemo nono akabite iminota nk'ikeya kugira ngo tugendemo gake gake mubibone neza sibyo kuri tempo yo hasi akambere ni gutya akambere ka kabiri nibyo ngibyo asante sana kabisa Imana ibamugisha iri somo mugende muryige naryo mubyongere ku bindi tumaze kugeraho kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi kandi tubashe kugera kure kandi umuntu utarakora subscribe kuri subscribe like share comment kugira ngo ujye ubona amasomo mu ba mbere sibyo ubona amasomo mu ba mbere mudushikire muri ubwo buryo nta kantu koroshye cyane gukora subscribe ukakanda comment wansuhuza ati mwari mumeze gute ati se gutwigisha neza ni comment ni nka gutyo numva ni ibintu byoroshye cyane ugakanda kuri like ahandi ugakora share ku nshuti zawe mu magroupe bamo ahandi kabisa ubugize neza natwe turabibona natwe niyo mpamvu tubaha amasomo ya buri munsi kugira ngo ubashe kugera kuri level nziza yo gucuranga asante sana rero murakoze Imana ibamugisha